Reka nkwifurize amahoro y'Imana wowe ukurikiye Ubumwe News TV aho uherereye hose, nizere ko umeze neza kuko aribyo tukwifuriza. Gusa mu gihe byaba bitameze neza kuko ariko isi bimeze, none bishobora kwemera ejo bikanga, cyangwa none bikaba biri kwanga ariko nyamara ejo bikemera, niko rurema bigenza. Barambwira abantu ni upfa kuba ukora ibyo wagombaga gukora mu gihe wagombaga kubikorera, biba bizagenda neza. Hanyuma rero nanone mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira. Maze iminsi turi kuri topic zigiye zitandukanye, uburyo bwafasha umuntu kuvugira mu ruhame. Ego ni kenshi twagiye tugarukaho umuntu wese umaze kuba mukuru, byanze bikunze aba ari umukandida wo kuba yavugira mu ruhame, waba wabishatse waba utabishatse, waba wabihisemo cyangwa utabihisemo, ariko hari igihe byanze bikunze biba ngombwa kuvugira mu ruhame. Cyane nanone ko n'ubundi duhora tuvugira mu ruhame, yaba mu rugo, yaba ku ishuri, yaba mu kazi, yaba muri quartier, yaba ahantu hatandukanye cyane. Rero ni ubumenyi bw'ibanze twafasheho kugira ngo tugende tuganiriza abantu, kugira twungurane ubumenyi, cyane ko hari benshi batwereka ko babyishimiye, ndetse akenshi kuva ibiganiro byinshi bigiye bikurikirana ni ubutumwa abantu badusaba ati uyu dukorere kuri iki, dukorere kuri iki, nabigenza gute. Hanyuma rero nyuma y'uko twakoze ikiganiro duheruka gukora kuri no topic y'uburyo umuntu yavugira mu ruhame, yavugaga ku muntu utitira, wa muntu ufata urupapuro wenda uri imbere y'abantu ugatangira gutitira. Niyo topic twari twaganiriyeho, mbereka uburyo umuntu yabigenza kugira ngo yirinde mu gihe agira icyo kibazo, hanyuma abe yakora yatambutsa ubutumwa bwe, yahagarara imbere y'abantu akagaragara ko ari umuntu mukuru ufite ubushobozi nyine bw'ubukure, apana kuba ari umuntu wize ibi bintu cyangwa ubifitemo uburambe, ahubwo mu gihe bigaragaye ko bibaye ngombwa ko nawe uvugira mu ruhame. Hanyuma rero muri ubwo buryo, muri icyo kiganiro cyaherukaga, harimo ahantu twavugaga ko muri izi tekinike nari nabasangije harimo kuvuga ukoresha ibimenyetso cyangwa amajesite, ibyo twita amajesite. Hanyuma rero harimo abakunzi bacu nk'abanga bavuze se yuyu ayo majesite ni ayahe, normalement ni ayahe majesite umuntu yakoresha kugira ngo bijyane n'ibyo ari kuvuga, hanyuma abe yabasha koko kuba agaragara nk'umuntu uzi ibyo ari gukora mu gihe ari kuvuga, cyangwa buri muntu akamubona akavuga uti uyu muntu nyine wumvishe ukuntu avuga. Murabizi twese muri sosiyete aho uvuga utego kusha uyu muntu azi kuvuga, uyu muntu ari serious, umuntu afite buno bumenyi. Hanyuma rero nyuma y'ibyo bibazo abo batubajije, ni kenshi hari igihe abantu bahurira ku bibazo bitandukanye, ugasanga bamwe hari icyo bahuriyeho, abandi bakazana ibindi. Nk'ubu mfite urutonde rw'ibibazo batubajije, ariko nzajya ngenda ngerageza, narababwiye mfata ubumenyi bwanjye kuko nanjye narabyize, nize mass communication, ngerageza gufata ubumenyi bwanjye nkahuza n'ubw'abandi bwose. Niyo mpamvu mbakorera ubushakashatsi, nkazana package ifatika nagusangiza, ukaba byagufasha, cyane cyane ko ni uburyo buba bworoshye buri soft, ku buryo umuntu yabwumva, bitari ko uri nararibonye mu kuvuga, atari uko ari byo wagize umwuga, ahubwo ari ubumenyi ugomba kubika mu mutwe wawe nk'umuntu mukuru, hanyuma ukazabukoresha. Hanyuma rero uyu munsi nk'uko nari maze kubivuga haruguru, tugiye kurebera hamwe ese ni ibihe bimenyetso, mu bimenyetso byinshi, mu majesite menshi abaho, ni ayahe majesite ushobora gukoresha mu buryo bujyanye, ukavuga uti aya majesite aya n'aya niyo nshobora kuzajya nkoresha, nayakoresha muri uyu mwanya uyu n'uyu, kugira ngo bimfashe kuba navuga neza no gushira ubwoba, kuko nari naberetse ko ari ibifasha umuntu kugira ngo yumve ahagaze yemye ameze neza. Hanyuma rero ngiye kurebera hamwe mbabwire nk'ibimenyetso bingahe ukoresha, jesite zingahe wakoresha no mu gihe wazikoresha. Ndagusaba rero wowe utarakora subscribe, ntujye kurenga iki kiganiro utarakora subscribe,
please, kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bizajye bikugeraho. Noneho ugakanda kuri notification, iyo wakanze kuri notification, iyo hagezeho ikiganiro ku bumwe bahita baguhereza akazogera ngo hari ikiganiro kigezeho, hanyuma ukaza ukakireba ukagisangiza n'abandi, kuko nk'uko nabivuze ubu ni ubumenyi rusange, urabufashije n'undi mugenzi wawe, hanyuma twese tugende tuzamurana tugira sosiyete nziza. Hanyuma nk'uko nabivuze, ibi biganiro ni byiza ko mbikora mpagaze, kuko bituma ntanga ingero mu buryo bushoboka bworoheje, hanyuma buri wese ashobora kumva, kuko akenshi uretse umuntu uba ufite ikibazo runaka, yaba ari ubumuga wenda asanzwe afite cyangwa byabaye, kuko hari igihe bibaho ko ugomba kuvuga ariko ufite intege nkeya muri icyo gihe ukaba wicaye, ariko akenshi umuntu avuga ahagaze imbere y'abantu. Rero niyo mpamvu binyorohera, kuko mbyereka umuntu neza uburyo bikorwa. Reka rero dukomeze, hanyuma nkomeze mbabwire ngo ikiganiro mugisangize n'abandi kugira ngo kigere kuri benshi bashoboka. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, ni byiza ko iki kiganiro ngikora mpagaze, kuko bituma neza ubona ibyo ndi gushaka kuvuga. Hanyuma tugendeye ku ubushakashatsi bwakozwe buvuga ko abantu bakora kuvugira mu ruhame, public speaking, abaciriritse mbese kwa kundi bavuga ngo urutonde rw'abantu 20 duturutse inyuma, byagaragaye ko bakoresha amageste, ibi bimenyetso nka bino ndi gukora 272 mu gihe bari gukora ikiganiro cy'iminota 18. Hanyuma rero noneho the best one, babandi uvuga ngo 10 ba mbere bakora public speaking bakoresha amageste angana na 465 nabo mu gihe kingana na speech y'iminota 18. Urumva ni nko gukuba kabiri, mbese bigaragaza ngo the best one, umuntu ukora imbwirwaruhame nziza akoresha amageste menshi kurusha ukoresha amakeya. Urumva yikubyemo nka kabiri. Rero niyo mpamvu gukoresha amageste nk'uko nabivuze birafasha umuntu, kuko bituma wumva uri ukomeye, biguhinda support. Ni kenshi abantu babona umuntu bavuga ngo uriya muntu ngo ni umuhanga mu kuvugira mu ruhame, uriya muntu azi kuvugira mu ruhame, ukagira ngo yarabivukanye. Finally ibi bintu byose twabyigiye hano, ni skills umuntu yiga, ashobora kwiga akakubwira. Buriya bariya bose tufata nk'icyitegererezo by'abantu bazi kuvugira mu ruhame, akubwiye nk'urugendo rwe yagenze kugira ngo agere aho ngaho ageze, wakumva ko ari ibintu bikomeye cyane, kuko ni ibintu twese dukoraho. Niyo mpamvu rero ubu ni ubumenyi, ntabwo ari karemano ngo uravuga ngo navutse mbizi kuvugira mu ruhame, no, ahubwo yafashe umwanya we arabyiga, kuko ni ubumenyi bwigwa. Niyo mpamvu rero iyo turi kwiga gutya, n'undi muntu arareba akavuga uti mfite faiblesse hano, iki kimbaho. Niyo mpamvu dushobora kuvuga ibintu nka 5 ugasanga ibigukoraho, ibyo mufitanye isano bikubaho ni nka 2 cyangwa 3 cyangwa 1. Rero niyo ugiye gushaka uburyo ukivamo, uburyo urenga overcominga icyo kibazo ugiramo, ushyiramo imbaraga mu bikureba kurusha ibitakureba cyane. Niyo mpamvu rero n'ibi ngibi nashakaga kubwira buri muntu, burya buri wese n'ababaye the best one twafata. Ubutaha nimushaka ko nzaba hano urutonde rw'abantu bakoze bakavuga uti aba bantu rwose ni the best public speakers, baba bafite aho bavuye, bafite intambwe bateye, ku buryo niyo utangiye ureba speaking ze yakoze mbere, ujya gusanga bitandukanye naho wageze, kuko ibintu byose ni ukwimenyereza, hanyuma umuntu agatera imbere. Hanyuma rero nababwiye ko icyo tugendereye none ahanini ari amageste, ibimenyetso umuntu akoresha. Ushaka kwibaza se uyu nibyo watubwiye ko dukoresha ibimenyetso, jya nanabibona, wenda uzarebe n'abantu bazi kuvugira mu ruhame, iyo ari kuvuga ubona hari amageste ari gukoresha. Umwe akibaza ati se yakoresha gute, nibwo ujya kubona ukabona hari umuntu ageze imbere y'abantu agiye gukora presentation, ukabona yise yifata gutya,
akenshi iyo utanabimenyereye hari utakara wanagwa wagwa imbere y'abantu, hari abantu bagwa igihumure juste kubera ko nta skills, nta bumenyi, nta exercice wakoze kugira ngo ujye guhagarara imbere y'abantu. Navuze ko ubu ni ubumenyi nzajya mpora mbisubiramo. Ushobora kwicara none ukavuga ati ubu njye nzahurira hehe no kuvugira imbere y'abantu, mpora mbisubiramo ngo hari n'igihe byonyine umuntu ashobora gupfa. Urwo ni urugero ruciriritse, nk'umuntu ashobora gupfa ari we muntu we wa hafi wa bugufi ushobora kugira icyo umuvugaho. Hari n'igihe ashobora gupfa ari we mwari kumwe par accident, mwari kumwe cyangwa mwagombaga kuba muri kumwe, wenda bikaba ngombwa ko ari wowe usobanura ugahagarara imbere y'abantu. Ni urugero, ako ni akantu gaciriritse. Hari n'igihe abantu rero tugira ibibazo hano, ujya gusanga ukabona umuntu wisanze nko mu manza, wisanze mu mahane, wabigizemo uruhare cyangwa utabigizemo ariko ukabyisangamo, bikaba ngombwa ko wahagarara imbere y'abantu ujya gusobanura, ujya kugira icyo uvuga. Rero iyo utabyiteguye, n'ibisanzwe mu ma anniversaire narabivuze, mu ma graduation nibwo ujya gusanga ukumva wenda babwira umuntu ngo reka tubwire nyirasenge, reka tubwire nyina wabo, reka tubwire umuturanyi, reka tubwire petit frere, reka tubwire grand frere, nyirarume. Hari occasion nyinshi cyane zatuma umuntu wese uri mature agira ijambo akavuga. Niyo mpamvu rero ngiye kubabwira aho wahuriza izi geste. Ugiye kuvuga ufite presentation ukavuga uti geste ni gutya nazikoresha. Hanyuma rero reka mvuge ku ya mbere. Ahantu ha mbere ukoresha geste harimo n'uzajya ubona umuntu ukabona ari kugira nka gutya, nka gutya, gutya, gutya. Ziriya ni geste. Izi ni geste umuntu akoresha akenshi ari kubara, ukumva ngo rimwe, ngo reka turebe ikintu cya mbere, ngo turareba ibintu bigera kuri 4 cyangwa 5. Aho ngaho bifasha wa muntu gutira attention b'abantu bari kugukurikira, biba ari ikintu kibakurura kandi nawe cyaguhaye imbaraga, cyaguhaye gushikama, ukabona ba bantu muri kumwe. Rero amageste ya mbere navuze nuko ugomba kuyakoresha mu gihe icyo ngicyo uri kubara. Reka dutange nk'urugero, ushobora kuba uri gusangiza abantu wenda ku kijyanye na time management cyangwa uburyo umunsi wawe ugenda, ukumva uri mu bandi bantu. Njya nanabyumva kugira reka mbasangiza akandi kantu ka skills isanzwe ku buryo wari ubumenyi busanzwe. Mu bagore hari igihe kenshi tujya nko mu ma bridal shower, ukumva bavuga ngo kanaka, ngo mama kanaka, ngo uriya ngo reka agire icyo adusangiza. Mu buzima busanzwe kandi ari ibintu ukora buri munsi, ukona umuntu aratitiye neza akabira ibyuya, ukumva ngo reka ngo ntabwo njya mvugira mu bantu, ngo njye ntabwo nzi kuvugira mu bantu. Ntabwo biba ari byiza dia, ntabwo umuntu yajya hariya ngo aguhe ngo bravo ngo ntuzi kuvugira mu bantu, ahubwo nyine uba umwaye, uba usebye. Niyo mpamvu ni skills. Ntuyumve ngo nzategereza ngo mujye ngo sinzaba depite, ngo sinzaba mwarimu, ngo sinzaba iki, sinzaba pasiteri. No, iyi ni skills isanzwe ahantu aho ariho hose ushobora kuyikenera. Kandi bigarutseho, iyo umuntu akubwiye bikaba ngombwa ko wari ugiye kuvuga, ni ukuri bagasanga udashoboye kuvuga, tugucishamo ijisho. Rero ubwo ni uburyo bwa mbere mu gihe uri kuganiriza abantu ukababyita rimwe. Ushobora kuvuga uti reka mbasangize ngewe uburyo gahunda yanjye ibipanze. Tuvuge uri kubwira nk'abantu ku kijyanye na time management, ni urugero. Ukavuga uti cya mbere ngewe iyo mbyutse mpita ndeba wenda nkapfukama ngasenga. Ati cya kabiri iyo ndangije njya mbyumva, nabwo ndababwira field mbamo cyane abanyamakuru, ngo icya kabiri ngo ngewe ngo mpita ngo mfungura mu binyamakuru nka bingahe, ngo 2 byo mu Rwanda, wenda 2 byo hanze, ngo nkamenya amakuru uko ameze. Ngo icya gatatu ngo nkajya kureba mu byumba byabo tubana mu nzu. Ngo icya kane, ibintu nk'ibyo. Ubwo juste narindiho mbaho urugero igihe umuntu akoresha geste. Niba uri kuvuga ibintu ugashyiramo imibare, ni byiza ko ukoresha imibare nyine, ugakoresha geste wereka abantu. Bituma attention yabo iba nziza cyane, ndetse bakakubona ko ibyo uri kuvuga ubizi, ndetse ntihagire n'urangara kurusha uko wavuga ngo urumva ngewe mu gitondo iyo mbyutse ndabanza ngasenga, narangiza gusenga
nkasura ibinyamakuru, hari igihe umuntu yumva ari na bored, niho hahandi ubona benshi bashobora guhita bajya ku matelefone yabo, ku makompiyuta, kuko nta movement irimo, ntabwo ari kubibona, mbese ari bored. Ariko uri kuvuga ngo urumva icya mbere, ngo icya kabiri ndaza kubasangiza, ngo reka mbasangize nk'ibintu nka bitanu njyewe njya nkora mu gitondo wenda. Urumva rero ni ibintu bituma bifasha umuntu kumva neza akagukurikira, ndetse nawe bikakorohera, kuko iyo uri kubwira abantu bakumva biragufasha. Hanyuma icya kabiri rero ni icyitwa level. Ubuse level nabyita gute? Leveling mu kinyarwanda ni nko gutanga ingero ku byiciro. Yes, ku byiciro. Urumva ushobora kuvuga uti rero turahera ku bintu bifite agaciro kanini ati kugeza ku biciriritse. Ni urugero, urumva uvuga ati murumva ku bakuru, ati duhere ku bantu bakuru tugende tumanura ku bantu batoya. Iyo n'indi geste ukora mu gihe uri kuvuga, ubwo nyine uri gutanga ibyiciro. Tuvuge n'urugero, ushobora kuba uri kwigisha abantu, reka mvuge nkanjye n'urugero, uri kubwira abantu nk'ukuntu bandika inkuru. Uyu munsi turi bwige inkuru, mu by'ukuri ukuntu bandika inkuru uhera kuri introduction ukagera muri development, none ukaza kugera ku gice cya conclusion. Urumva mbese mu gihe uri kugaragaza ibyiciro. Yes, ibyiciro, reka mbyite ibyiciro mu kinyarwanda. Ukavuga uti duhere ku cyiciro cyo hejuru tumanuka tugera ku cyo hasi. Urabona iyo ni geste umuntu byonyine nabivuze. Hari nabo ujya ubona bameze gutya, sinzi ko biri bugaragare, yashize amaboko inyuma gutya, ukumva ari muri ngo rero ngo reka duhere ku kintu kinini tumanuka ku gitoya. Ntabwo nyine, ntabwo biri bishimishije cyangwa byakurura attention y'umuntu. Ariko nuvuga uti duhere ku byo hejuru, ku bifite agaciro kanini, ati tugere ku byo hasi, duhere ku bantu bakuru tugere ku bo hasi, ni urugero, wumva umuntu ari kubireba, akareba akabona ibyo urimo byonyine, ashaka no gukurikira geste zawe, akabona n'ubundi buryo uri kumukurura, ugasanga abantu bose bameze gutya bari kukureba. Niho hahandi urabona hariho abantu, umuntu ahaguruka aba yarubatse izina, nibyo nababwiye, harimo abantu baba barubatse izina ku buryo anahaguruka nta kintu na kimwe aravuga, ariko kubera abantu bamuzi ko badatuma baba bored, bagakoma amashyi menshi cyane. Cyangwa hari igihe umuntu akubwira ati sinshaka gusohoka kanaka ari kuvuga, kuko bose bameze gutya, ari kubona ibyo uri kumubwira bishishikaye, aranabyumva cyane. Niyo mpamvu rero gukoresha geste ni ibintu bituma audience yawe, abantu uri kuganiriza, ubutumwa bwabo bubageraho neza. Hanyuma geste ya gatatu ni ugutunga urutoki. Gutunga urutoki ni geste ikoreshwa cyane, ariko ushobora kwibaza se iri positif cyangwa iri negative, kuko hari igihe ucunze nabi ushaka gutunga urutoki ahantu bikaba bibi, umuntu akabibona, kuko abantu benshi ntibakunda ko umutunga urutoki. Hari aho biba muri kandi y'agasuzuguro, undi akaba yumva nyine utamwubashye, mbese wabasuzuguye ukoresheje urutoki, ukavuga ngo yantunze urutoki. Hari n'abarwana ukuvuga ngo niwongera kuntunga urutoki, ngira ngo abantu barabizi. Ariko rero nabwo ni geste nziza, ariko ubu ngiye kubivuga ko uyikoresha mu gihe ubona bikoreka, mbese biri appropriate. Ntuzayikoreshe ahantu bitajyanye. Niyo mpamvu rero ngiye kukubwira nk'ahantu runaka gutunga urutoki bishobora kuba biri positive kurusha uko ubikoresha biri negative. Urugero, ushobora kuvuga uti uzi ko nibutse ikintu, ati hari ikintu nibutse. Urwo ni urugero rw'ahantu ukoresha utunga urutoki kandi biri muri positive. Biri muri positive, ntawe uvuga ngo ngo aransuzuguye, cyangwa ushaka kuvuga ngo reka mbabwire ikintu, reka ngire ikintu mbabwire, reka hari akantu ngiye kubabwira. Urumva ni geste ukoze, urayitunze, ariko ntabwo ubwiye ngo wowe kanaka, ko ni agasuzuguro. Abantu benshi ntibabikunda nyine mu buryo bwinshi, ariko ugutunga urutoki n'izo ngero mbahaye, ushaka kubwira umuntu ati mva hari akantu nibutse, reka mbabwire akantu
reka mbabwira buri muntu wese ahita amera atyo, nta wavuga ngo ntuze urutoki ngo urutoki rwandebaga, oya, ahubwo ahita tirantasiyo, abenshi bahita bagira n'amatsiko nyine yo kumva koko ka kantu. Rero aho ngaho niho ushobora gukoresha urugero, n'ahandi hajyanye n'aho ngaho. Iyo ndi kuvuga gutyo urumva nguha urugero, kuko biterwa na speech n'ikiganiro waba ukoze. Ariko mu gihe uri kuganiza abantu ukavuga uti umva, reka mbabwire akantu, hari akantu ngiye kubabwira, urumva ati hari akantu nibutse, hari akantu nibutse kamwe, urumva aho ngaho uba ukoze geste yo gutunga urutoki, ariko bitari muri bwa buryo butari bwiza, bushobora kuba provocative ku muntu, agahita yumva ko umusuzuguye, cyangwa nawe bigatuma ikiganiro cyawe bamwe bagica amazi, cyangwa batagiha n'ubundi attention bari bagihaye. Ubu ni uburyo rero ushobora gukoresha, nabwo ni uburyo bwa geste. Hanyuma hari ikindi cyo gukoresha utandukanya ibintu. Hari geste ushobora kuvuga ngo iki ngiki cyangwa iki, cyangwa ukavuga ngo ahangaha na hariya, ushobora kuvuga ngo ikintu kinini n'ikintu gitoya. Ni urugero, iyi nayo ni geste ikoreshwa cyane cyane. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuvuga ngo twebwe turatandukanye n'aba ngaba, ni urugero. Ukavuga uti hari ukuntu abagore duteye bitandukanye burundu n'abagabo. Iyi nayo ni geste ukora uri gutandukanya ibintu. Ukaba wavuga uti ibi bintu bari kuvuga byarampinduye, navuye kuba umuntu mubi ubu nsigaye ndi umuntu mwiza. Ni uburyo bwo gutandukanya, ukumva ati guhera nshobora kubabwira ibi guhera mu gitondo kugeza nijoro. Ni urugero. Izo ni geste uvuga mu gihe waba uri kuvuga ntizongere uvuga hano hariya, urumva, hasi hejuru, ugakoresha izo geste zituma umuntu aguma kureba atarambirwa. N'uwari ufite icyo ajya gukora agategereza rikabanza asoze ikiganiro. Kandi koko the main purpose, ikintu cyangombwa uri gutanga ikiganiro ni uko abantu babyumva, message yose wateganyije gutambuka igatambuka. Hanyuma rero ikindi cya gatanu nshobora kuba ari nacyo ndi busorezeho uyu munsi, ni geste yitwa ni gute mvuga, kwifatanya na audience yawe. Muri English babyita nka prompting. Nshobora kuvuga ngo kwa kundi, reka mbabwire urugero kugira ngo twumvikane, ni kwa kundi ufatanya na audience. Ushobora kubwira abantu, uri kubigisha wenda kwa kundi tujya duhura n'abantu bari kutwigisha uburyo bwo gutunga amafaranga, cyangwa muri mu rusengero, muri korali, muri kuvuga uti ni bande bantu babyemeye bazaza kwa gatandatu. Ni urugero, reka mvuge ibyoroheje kugira ngo mvuge ibiri professional cyane. Ni bande turi kumwe kwa gatandatu tuzaba turi kumwe? Ubwo nawe wazamuye ukuboko. Ni bande bazamura ukuboko abo tuzaba turi kumwe kwa gatandatu? Iyo wazamuye nawe uba uri kumotiva ba bantu, bituma bagira. Ariko reba umeze nka gutya, hari abameze gutya, ni bande bantu tuzaba turi kumwe kwa gatandatu, ukabona habuze utangirana n'izo courage. Wenda ari no kubyumva ariko ntabwo bimubangukiye. Ariko mu gihe wenyine wagira gutya, abo turi kumwe kwa gatandatu uzamura ukuboko, tayari wabafashije. Iyi ni geste yoroshye ituma motivation iza no mu bandi bantu. N'urugero, ushobora kuvuga ngo tugiye kubaza kanaka, reka umuntu uduha igisubizo cyangwa uduhagurukira ari uwa mbere turamuha amashyi. Ubu bivuze gutyo, byerekana, birorohera na wa muntu, ukabona wa muntu wa mbere yahagurutse, audience ikomya amashyi, nawe ugakoma amashyi. Apana guhita umera nkaho uri kurebera gutya, nkaho uri kurebera nyine nkaho bitakureba, mutari no kuri level imwe. Ibyo ngibyo bituma audience mbona nkaho ibyo urimo nyine bidahura neza, ndetse bigatuma stability yawe yo kuba nyine bakumva bagutega amatwi itagenda neza. Rero iyo uri gukorana n'aba bantu ukababwe muzamura amaboko zuri kumwe, deja amaze kuzamura, bivuze ngo worohereje na wa muntu. Ni nkaho n'undi muntu bumugereje mu cya kabiri umuzamurira, juste kubera ko uzamuye ukuboko. Rero nk'uko nabivuze cyane mbere nkitangira, ndetse nahoze nanabisubiramo, muri izi geste zose nguhaye, si ngombwa ko nujya mu kiganiro zose uhita uzikoresha. Hari izo ujya gukora ukumva zirakomeye, cyangwa ukumva ntizihita ziza natural.
nahoze mvuga ngo ubu buryo ushobora kubwitoreza guhera mu rugo, ushobora kubireba ukahita uvuga yego ati ariko byarananiye, tangirira mu rugo, kuko nujya kugenda kubikoresha igihe ari ngombwa ko bibaye ngombwa kubikoresha, hari igihe ubona kuri mekanike ukabona koko kuri kuborokora ukavuga ngiye kuvuga imibare reka nkoreshe geste, none ukanabivuga ubona bidahita byizana ngo bibe otomatike. Rero iyo wabifashe ukabyiga neza ukabibika biba byoroshye birizana gutya. Noneho muri ubu buryo bwose nabwo reba uba ukoroheye, kuko si ngombwa ko izi geste zose uzikoresha, twabivuze haruguru aba ari the least one, the least mbese abari munsi aba atabizi cyane cyane, bakoresha amageste 272 mu kiganiro cy'iminota 18. Hanyuma aba ari the best, ababizi cyane babandi bari ku isonga mu bavuga neza, bo bagakoresha amageste 465 nabo mu kiganiro cy'iminota 18. Bisobanuye ngo icyo ushobora gukoresha makeya wowe, undi agakoresha amageste menshi. Nubona muri aya yose nkubwiye harimo ayo bidahita biza, uzayihorera ukoresha ayo biza, ariko ni byiza cyane ko uvuga ukoresheje geste, biragufasha ku wowe uri gutanga ikiganiro ndetse na audience yawe, bikabafasha ikiganiro kikaba ambiance, kikaba cyiza cyane ku buryo buri muntu wese yifuza kugukurikira. Rero iki ni ikijyanye n'amageste. Abibazaga se yuyu ni zihe geste, ati wowe ndabibona hari ukuntu zikoresha, ariko se njyewe nazikoresha gute, ni iyihe geste normalement nakoresha? Ndumva ngerageje kugira ayo ngayo mageste mbaha, hanyuma ukoreshe ayo wumva uri comfortable, ukoresha ayo wumva bijyanye. Nabwo iyo ugiye gukora ibintu bimwe ushobora kuba ukagaragara nkaho uri mekanike. Hanyuma rero ndabashimiye, nizere ko ubumenyi mubusangiza abandi kuko ni ubumenyi bwa buri munsi. Niba uzi mugenzi wawe, niba uzi umuntu wabasha kubyumva mu kinyarwanda, ugerageze ubumusangize. Hanyuma rero kandi ntiwibagirwe gukanda kuri notification niba waramaze gukora subscribe, kugira ngo ikiganiro kinini kizajya kigeraho tuzajye uhita ukibona. Hanyuma ufite ikindi yibaza kiri personal, agerageze nawe atwandikire, tuzajya tugerageza kubashakira ibisubizo bijyanye n'ibyo mwatubwiye. Nk'ubu dufite ikindi kiganiro cy'undi wanditse tuzahita dukurikizaho, avuga ko we iyo ageze imbere y'abantu amagambo yose ahita ashira, ati mba mfite amagambo ntarahaguruka, atari ko iyo mpagurutse mbura uko nifata, nkahita nanirwa no kuvuga amagambo yose akagenda. Tuzabishaka mu by'ukuri uburyo byamufasha, ndetse n'ibindi bibazo byinshi bihari. Mukomeze muzajye mutubaza, muduhe comment, musharinge n'abandi, hanyuma natwe tuzajya tugerageza kubashakira ibisubizo kugira ngo umuntu agaragare ko ari umusirimu, ari smart, ashobora kuvuga imbere y'abantu. Hanyuma rero amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose, ndizera ntashidikanya ko tuzakomeza kwiga kandi tukigira hamwe. Nidusoza iri somo cyangwa amasomo tuvuga uti yuyu ubu ngubu rwose mfite ahantu mvuye n'ahandi ngiye, tuzafata irindi somo ry'ubuzima busanzwe naryo turyige, nibiba ngombwa tujye tuzana n'abatumirwa, inzobere muri ayo masomo badufashe kugira ngo dukomeze gutera imbere. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane. Bye.